waje uskora ngiye guhamagara ese kuri n'ibikapu we shabaramamagaye ku kazi ukuntu ako gari akazi kanyu namwe nta gahunda kagira buri kanya barabatungura bahora badutungura mbese iyo habonetse ibyo gukora bahita baduhamagara nanjye narivuye muri gym ariko noneho zino siporo ziraza no kunyica pe umva mano inanatinze ubu nayo ngiye gusohoka mpita nkwamagara nkubwira nyine ko ngiye ako n'amezi make amezi atatu nari se gutwara ibikapu byawe byose n'amezi atatu nyine azahita ngaruka nari se amezi atatu bivuze ngo ujyane ibikapu byawe byose mbese ubu ibikapu byose ndabijyanye hari ibice nsize hariya nuko mvuze ngo nazabura icyo kwambara cyangwa inkweto nkavuga tukambe nitwaje nyine ibifatira umva ariko nandatinze kuko twese tugiye guhurira Nyabugogo tujye tugendera rimwe ariko tuzavugana rero urabyumva nanjye nibwo mvuye muri gym sindanakaraba sinabwo hari ifite ihangano nta kibazo pe ngiye gufata akamoto ndahita nihuta sawa turi kumwe shuri Doro sari Doro sikagiye hera we Doro umukobwa yagiye Doro si umwana ari hewe nano ntari no kwita Doro wagiye koko kandi uyu mwana amaze kwigira nabi Doro mbwira ngo uri hehe ntabwo mazi ahantu ndi kuntu hitwa reka nshaka umuntu akurangira uzi ko nabonye Cynthia hehe nyine nsobanurira hehe nyumva yari aha bagiwe namubonye mu nzu wowe reka nkurangire guhaza sawa handangire vuba ubu none ahandaje ureka nyine mbwira uyu mugabo ugiye kugera aho akurangira sawa wagabanyije umushanyi nawe tukumvikana ubu ibibazo urimo hari aho muriye nabyo cyangwa ngewe ibyo ndimo urabizi wamvugishije khambwira ibyo umbwira nigende ikintu cya mbere nuko ushaka kugusaba imbabazi sibyo none ziri kundatiriza inzara zawe zimeze nk'izisatura buri wese baze nkubwire wa munsi waranigereje urambura kandi nari ndi mu bintu dufite inyungu birara bipfuye nari nzi ko ndi buze kurira mfite amafaranga inyungu ziri heza nta byarapfuye nuko nyine mbabarira uje kumbwira icyo aka kanya nzi kukubwira ibindi bintu bifite umumaro uzi ko nabonye winkora n'ibyo byara byawe wajyana ibitiyo bagushyize se ubu ninde wagushyizeho izi nzara sinuza wabinkiza kadarose ubu uretse mbaze nkubwire utankora ntabwo ndi indaya ngewe none se umuntu yishyiraho izo nzara izawe se zari zabaye zari zavuyemo wakuyemo inzara se uri gukora iki barankubise bazikura cyangwa usigaye wotsa ibisiga ziba barankubise bazikura bandese abantu ntabwo ese ubundi ubayeho ubuhe buzima muri bobo imbaho bisa nawe ma ahubwo ndabona ngewe warabaye matete irasigaye agenda ku mugaragaro tubireke mfite ahantu ngenda bafite resitora nimugoroba iyo bagiye gukinga abakozi babanyigiranamo kandi narababwiye ngo mfite undi muvandimwe wanjye nawe warushye nkanjye ahangaha w'ikigoryi nako mfite undi muvandimwe wanjye nawe warushye baranga kandi urumva nakundi nabigenda impamvu banze ni uko bazi ko baguhuriraho bose batetse ko umuvandimwe ashobora kuza we atateye nkawe kandi koko urabizi bwanyumvira bamuriraho bagufungirana se ni bene nyoko ni bene wanyu mwe nayo ese ko banyigiranamo bakaza bagakingura urumva hari ikintu cyabo natwara cyane nakangiye ngewe umubwira n'ibintu byinshi mwumva mutwange burashyushye mbwira ibyo mbwira uretse reka iby'ibisigaye mani ndashonje uretse mbaze mubwira nanjye ndashonje
uzi ko kagabo namukurikiye umuntu yagiye kureba mukuru wese we iki kigori bivuze ngo kagabo ntabwo umuzi Cynthia se barangiye babicuti nombaza ese ubundi uba kwanuze kandi kwakwiye aka nuko namubonye avayo kubera iyo resitora iba hafi yaho nanjye nkagenda wamaye nanjye natuzi turimo ndakubaza ubu se baza nkubwire washyanowe ikintu tubikora waretse tukajyayo hehe aho nabonye yagiye kagabo umva reka nkubwire reka kurusha ubwonko bwawe Ubure ubutekereza kumbanza by'ibigori nkubwire. uretse jya unyumva uhora umbwira ko ari njye mukuru ngaho wumva irya mukuru buriya barihuje burana kwini se muravugana abizi ko twabana na Cynthia none ubwo nitwo atari hari umva nyine mbanze nkubwire ikintu kimwe wowe reka tujyeyo nitumara kuhinjira nitugira amahirwe twabona uko twinjira tugasanga kwini ntawe urimo uko yacitse do reka nitugira imana tukabona kwini ntawe urimo turabifatira tugasa ko hejuru gutwara intebe noneho ntuzaba arimo uribuka none nitusanga arimo turigendera njyewe ushaka ko bankuramo inzara nanjye do tanjye ziramagije Korodina aho ujya nijyane none se birimo iyihe nyungu dore ahantu twakungukira reka dusanze turahura na kwini uzwi yari yaramubuze n'intebe z'ibiti none musanze barahuye kagabo yagiye reka mbanze nkubwire ukuntu turi bwigira abantu bazi ubwenge turajyayo tumubwira ati he tubaguyeho kwini yatubwiye ngo nibutse ya mitsi y'inyo ya kagabo yashyizemo ikibuno nanone mubona akafite imitsi ko abagabo barashaka nawe ubuze ubumututse yanakwica umva mbanze nkubwire tugenda nyine ubatse mbanze nkubwire ukuntu wahabonye neza nahabonye mba mbanze nkubwire ikintu tugomba gukora waretse twageramo tugasanga wenda bari bonyine cyangwa bari kumwe n'abandi bantu tukigira ibigoryi kubera ko Cynthia yawe twanga aratuye sibyo neza amafaranga turayakura kuri turamubwira tuti wowe niba udashaka ko tuvuga ahantu uba uraduha amafaranga aduha amafaranga twigendere tujye kwirinda ntabwo ibyo bikureba uragenda ntabwo ugenda none se ariko undi hari amakuru mba numva utari kumpa neza ubundi kuvuga ndi kubona umeze hari ukuntu utambwa ibintu byose uko biri reka nkubwise ukuri ni ukuri sisi muri make pe wenda sinari nakubwiye iby'akazi uko bimeze byose uko bigenda muri make akazi kanjye kabaye gahagaze niyo mpamvu rero nashaka kuva muri ruriya rugo kumva hari igihe twafata akanyaga guhaha kugira utuntu tumwe na tumwe inshingano z'urugo urumva rero nangira kubura amafaranga noneho byari kuba ibibazo birenze bitewe n'ukuntu bari kumfata muri iyo minsi niyo mpamvu nagira ngo nari nagusabye nongere ngaruke hano nandukane na bariya bantu mana noneho bari abakobwa bari bangiza mu bwonko ku buryo ngaruka tukabana neza nekanye nabo bakambwira mu buzima none se ndagira ngo nongere nkwibutse ko abo bantu bakuviriye mu buzima nanjye sinkeneye ko bangarukira mu buzima nizere ko ntababonye n'ahantu haciye igenda wumve ngo nanongeye no kuhaba nabishye kwini ko nsubiye mu kazi zamara y'amezi 3 kugira ngo atanagira n'ikindi kintu akeka kuko nsinigeze mubwira ko akazi kahagaze wumve ngo nsezeranye nabo burundu kuko ntabwo nifuza icyo kongera gutuma njye nawe dushobora umuntu ubizi se ni ukuri pe ese nta miyaga n'ubundi hagize ikiba nakora nk'ibyo nakoze ubushize oya ntabwo mbyifuza nta n'ikintu nshaka ko tuzongera kujya hagati yanjye nawe rega ubundi ntacyo dupfa usibye akavuyo ngaho abantu baje mu mabati ibintu nyine bidafite gahunda kandi urabizi ko imiryango byose biba bimeze gutya ndabizi bitongeye kubaza twafite ubu narize isi imaze kunyigisha nta kintu na kimwe nabonye ntabwo nakongera gukina kuri ubutesi bwose narabusize tuzakorana naho ubundi kibaye gifite buriya butesi ngaho badore ngaho bande umva twabipfa pe ubu ngubu utinyibuka kuba nabaho nabasibye n'ibyabo byose njyewe ariko nabonaga nabo maze gusara hamwe wabana n'abasazi nka bariya niba gucanganyikira Nikos uvuye mu ifu mbega ridi mbere y'uko tutabivuga kwini mu kazi uzi ukuntu wavuye mu rugo umeze urabyibuka uribuka amagambo wasize umbwiye ninde se ukurangiye hano aha ndangira ngo nkubwize ariko sikakubaza aka kanya nta n'imitsi igahirashira
abasazi nakujije kugeza mu rugo n'amasaha wabashije uyu ngusi ko navuye mvuze ko ngiye mu ese barahabuze tubwiye ngo ahubwo bankurikiranye ikigaragara arabeshya nawe ubwiye ngo nawe umaze gusarura ubwizemo ukuri kubera ko nta n'icyo wantwara wasohotse ndagukurikira wanatumye njugunye igitambaro cyanjye wagura kishyura gukurikira nkurikiraga saa ideni nari ngufite nakumvishije urimo uribwirisha kwindi utuntu cyangwa bivuga byinshi baduhe ibiryo se hano ntiwanyu muje kugabuza nawe yemwe intebe z'abandi hano hari umugore w'umunyamitwe y'ibyo marido n'intebe by'abandi mumbwire mamagare kwini mamagare kwini ubu nari twakora bino bintu byo kuyerekwa muduhe amarido n'intebe twigenda ni ibyanyu se ujye ubona uzazikika mugenzi oya wimfata reka ngufate kandi bari abagore wabica wenda kuba kwari kariso y'ingwe gufata nka muri yanyibiye ikariso y'ingwe reka nawe reka ikariso ugira ariko ubundi reka ngende ubundi uvumbutse ako banana reba disi urwego rwawe usigaye utongana n'abakozi bo ku muhanda ngaho imyenda y'imbere naho ugeze ibi bigoryi by'abakobwa urabona ngiye nagera ku rwego rwawe utaniye he nabo niba musigaye munambarana imyenda y'imbere ngiye nambarana reba ariko nambaranye n'izinjisha ariko gusa none umva urabayobe umva mwaretse gukomeza kutuzanira amagambo muragenzwa n'iki turashaka amafaranga turashaka amafaranga ni kuri banki bazi iby'agahatari nshimye ko uyu yakoze iwanjye wowe ushaka amafaranga y'iki amafaranga y'intebe nazawe se muhamagare ngagiye mayo nakoreye muhamagare waduhaye amafaranga twe tukigendera n'ibintu mana yanjye ko nta tutaguye ibiryo bye ntabyo ubaha ndabaha amafaranga yawe gira nimero yawe se vugishwa vuba 799 na pasi nande 409 none duhe n'ibintu ndayifite bagira ngo uretse yabagezeho wanije ahantu nyara kudashyize no kubikura wanije ahantu nyara kunyarara mu bihuru yo kubikora se yewe nduwaje guma hano nyara mwese barabyibanga bagukase wakoze iki se ubundi usibye kwanga urusaku no kugira ngo nikureho umuruho wanyu hari ikindi rero ukuntu imana ari nziza ariko rwose iseridi ntaho wambwiraga waje mu kazi naho ngaho agiye kumara amezi 3 ariko ridi ariko baransitsa kabisa muransitsa pe nawe uzi umupangu dusanze uyu nguyu uri murirukankaho yaragutaye ndagusigarana hano utari ufite aho ujya arimo aravuga ngo ni iki ngo bakwica wari ukomereye ngo gifite ibitentire ngo yirirwa kumugurisha ngo kiriya kintu cy'ibitentire bari bahamagaye umuntu ngo wo kukwica bamutangiye 5,000,000 se twaje mubivuga ako akanwa kanyu kabamo iki kabamo amenyo Dide niwe ndi kubaza ndashaka nsubize dusubize ko twe turi famille urindira ko nta n'iminsi yariciyeho ukabanza ukamenya wenda ibijya mbere gusa niki ntabona Didi ni inshuro zingahe nakubwiye ko nshaka sente none iyo urindira arindira iki ntabwo wavuye mu rugo yakujye mu kazi ahubwo ko mu bigaragara twabanaga undya kutigeze umbwira ngo sente yarahanga murabana ntabwo baranawe ibi bikemuke baravuga nshakije n'itoroshi naramwibuze waramwibye nyine wewe ugejeje aho ngize amahirwe ndashaka intebe zanjye n'amarido yanjye nimba udashaka ko hano hose tuhavuyanga iyi sinzi karitsiye wimukiye munsi sinzi yariyo ngo abantu bose bakote ndashaka intebe zanjye n'amarido ugira vuba uduhereze intebe zacu n'amarido bazanye n'ingenzi umva kubwire kwe rido zawe zirahari intebe zirahari biri hehe harimo umupangayi w'umunyamahanga iminsi 2 yonyine noneho ibyanjye urimo urabikodesha yego ranga abanyamahanga n'indayasi asigaye yinjiza umugabo by'ibisaza sha senti reka nkubwize ukuri nakubwiye ngo turakizwa na leta nta kibazo tugenda kupolisi ntabwo hano se hari ubuyobozi buhari sha yigeze umuntu w'umunyabwenge kuri polisi se kugira reka yo kuvuga ngo yaragusha nyina ntabwo ngewe fasha kuvuga ikanzu yarayigiraga umugabo w'umusaza uba muri ya nzu yiwe
babiguze ngo uri muri pansiyo bari bamuhaye amafaranga pansiyo se we niri pansiyo cyangwa muri Joseph reka muri nkubwire peri pansiyo ariko iri soko ry'ubutsi ryaremye abasazi kazi isoko se riri arishimye urabaye wagiye urama ibyanjye cyangwa naguma ibyanjye nakubwiye ngo turakizwa n'iki n'ubuyobozi kandi turahari rero ndi umuyobozi n'igitifu nanjije mwese Ntukirize uraye kudutukira igitifu ni polisi kandi ngo ni peri pansiyo kwi iminsi 2 tuzabikemura he Serwini ko ajya bamuhaye ikiruza ageza ese waretse Ubona nkabona umutekano ngiye nkaguma hano Reka amabwiriza ukuri. intebe nemera kuziguha nizawe rido nizawe ntago wabijyanaga he kubizi karibu bigira amaso ako ubundi sinzerereza ubuzijyana he nzezi se muri peri pansiyo iyo bataba abangaba ahubwo nari kuzamenya naho nari kuzahamenya inshuro zingahe naguhamagaye senti inshuro zingahe naje aho wabaga ngasanga wimutse erega icyo dupfa nge n'abasazi wari wazi uri wenyine utuje tukananirwa ugendana abasazi hafi gusa kandi senti ngewe ubu mbona gutya nditurije ndashaka amahoro sinshaka guserera ibintu byariko birahaje bime kanya nakubwiye ngo nyuma y'imisi tuzahurire mu buyobozi tugende babikemure ibibazo hari ikindi zana urupapuro twandikira tuzane nawe aha se ni iwanjye aha ni iwanjye si wowe ufite ikibazo se wakagombye ko warugenda aha ntabwo ari mu nzu ye yatinye intebe kugira ngo abeshyuye n'umugore n'umutekano uwo mupapa muri peri pansiyo niwo wamuha amafaranga reba uyu si umusatsi twamusiganye haciye amezi angahe niwe akigira ngewe ikintu cyo nakubwira cyo ejo niwe mwanzuro wa nyuma mfashe Dorori araranga tuzahurire kuri polisi ngiye nakubwiye kandi turara mu cyumba cyawe uyu munsi hanyuma se ibi byo uri kunsigira n'ibigufasha ibiki ubu se n'inshuro zingahe naje iwawe nkakubona n'inshuro zingahe wanze kunyita okay ni uburyo bukwemeza ko Dorori niwe nsizaha akundebere natabyemera noneho tujya wowe nta kintu byowe kubiraza hanze se birananira nta kibazo aho baraza n'ibindeba nta kibazo icyo mpfa nuko turi buri ukamereza ibyanjye nta kibazo ari buryohe mfite yarongira nta kibazo nacyo ntabwo uri ingegera twarabibonye ko utari ingegera umuntu wifata agatwara ibintu by'abandi ubu se kuri kubyinjiza uzangiraho nayo umujura we turamufashe ku manywa y'ihangu Action. Action. isura rushigikirwa dukemura ibibazo hari ikindi zana urupapuro twandikira uzane nawe aha se ni iwanjye aha ni iwanjye si wowe ufite ikibazo se wakagombye ko warugenda aha ntabwo ari mu nzu ye yatinye intebe kugira ngo abeshyuye n'umugore n'umutekano uwo mupapa muri peri pansiyo niwo wamuha amafaranga reba uyu si umusatsi twamusiganye haciye amezi angahe niwe akigira senti ibi bintu uratuma tubikemura nabi kandi wanze ko tubikemura reba stili raningi ugiye kunemerera ko ejo tuzajya kuri polisi byasa byemere ujye kubyemera nurangiza umubwire Yishe ni wayendeye cyane wanyinishije nawe ubundi nagombaga no kwisaza nawe uri kwera ari hato hano ntabwo byakunda Yishe ni wayendeye cyane umva nyine bijye kuyirangiza ugiye gufata umwanzuro iyi sene yacu nari kugira ngo bagumye umuntu nyine ntabwo ndi ukuntu bahiga Doro nsobanura uri he ku ruyenzi he kuko ruyenzi Stirani komeza nukupe Action Suyo myiye ku ruyenzi Doro mbwira reka ndebe umuntu nkaza kurangire
ntabwo ngewe mazi nabonye agace ngewe. bitangiye. Still running, mood, action. reka dutangire shu mpupe komeza nkomeze Alo. yigo shu uzabyibuka Yego. dore mbwira ngo uri hehe